No? Allo, oui. Umunsi mwiza w'intwari Abavip. Umunsi mwiza mu VIP murakomeye meze neza. Tumeze neza cyane kuki. Burinde uherereye hehe? Ni haba umugisha mmerereye i Rurindo. Yes. Haba umugisha kabisa. Uri umunyamugisha wuzuye. Mbere na mbere. Abunyesha tugufasha iki uyu munsi? Mbere na mbere. Ndabanza kubashimira kuko nkurikije igihe maze nkurikije bakurikirana. Impinduka byanzaniye mu buzima bwanjye kuri business no mu buzima busanzwe uburyo umuntu yacungamo umutungo cyangwa uburyo umuntu yabyaza amafaranga make afite hanjye. Urakoze cyane. Rero akaba afite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere kiragira kiti njye mfite business ndimo gukora, ariko nshobora gukuramo amafaranga nkajya kuyagura nk'ubutaka, byaba ari saving cyangwa byari byiza? Ari ubutaka iyo uguze ubutaka ubukoze investing ni byiza cyane pe. Umva biterwa naho uguze ubutaka, of course na deal bubonyeho, sibyo? Ariko ari deal nziza ugasanga ubuguze kuri deal nziza ugereranije no kubutaka wo buragura ku isoko, ukaba ari ahantu ubona hashobora kuba hafite nuza wacekinze master plan n'iki, iyo ni investment nziza ubu yabitse ahantu hunguka rwose. Ikindi cya kabiri nagira ngo nenda nko muri business habamo kuba nyine hari abandi bantu mushobora kuba mukora ibintu bimwe kandi wenda ari mukuremo hagati muri bo ubona amafaranga. Ese nta kuntu mwatugira mwaduha inama nkeya udushya wahanga, mwatugira inama ku dushya umuntu yahanga kugira ngo azamure urwego rwe? Ntabwo mbyumvise ariko ikibazo mbashije ntabwo nyumvise neza. Telefone yawe iracika gato hari ukuntu ntumvise neza ikibazo cyawe. Wagisuramo vuba. Ndimo ndavuga ngo ni izihe kata cyangwa ni izihe muvasi umuntu yakoresha kugira ngo yigarurire imitima y'abakiriya cyangwa customer service nziza? Mu Rwanda dufite ikibazo cya customer service ifite ibibazo ku buryo umuntu azi customer service neza, azi gufata abakiriya neza, abakiriya bose yabajyana. Abakiriya bose mu Rwanda yabajyana pe. Nk'ubu nahoze mvuga ukuntu ibaze nk'uwo muntu waguriwe wese ugiye ugakoresha udukaramu n'utuntuza tudahenze twanditseho shop yawe, umuntu wamara kugushorera ukamuha aka gift waramubwiye amagambo meza, ubwiza ukuri uwo muntu azagenda akurangire n'abandi bantu pe. So hari uburyo bwinshi ushobora kwigarura imitima y'abakiriya bawe wihuriye mu kubafata neza, kubaha utugift dutandukanye, abakwemerera sinzi systeme mukoresha, ariko niba banagatanga n'ama email kuzajya mubohereza ziriya utu email tubifuriza ibyumweru cyiza cyangwa se utu message. Hari ibintu vraiment byinshi. Iki ni ikiganiro kwabyo cya marketing, ariko hari ibintu byinshi wakora bihiriye muri customer service pe. Donc no kuba umuntu nujya ukarenzaho gato, hajya uvuze ngo ni ibikoresho by'ubwubatsi. Yego. Cyangwa se no guhera ku kuntu wavuga uti okay, ngiye mfite ibikoresho by'ubwubatsi ariko mfite n'abantu dukorana wizeye bacyose wabonye ko ari abizerwa, ku buryo nk'umuntu uje kugura akantu ariko akeneye umuntu ukamufungira, wambwira ati mfite n'umwana uri bugufungira aka kantu kandi arakagufungira ku buntu, kuko wamaze kubibara ukabona yuko hari ukuntu byibuze uzakuramo ikintu. Cyangwa uti mfite n'iki ariko mfite n'abana bari bateruza bakabigeza hariya. Hari uburyo bwinshi wakwigaruza imitima y'abantu
mu buryo bwa customer service ariko tukwemerekera ikiganiro kirambuye kuri kino kintu uzabikora ikiganiro kirambuye urumva customer service aba ngo utekereze ku mukiriya wawe. urakoze cyane inshuti yanjye. So I think kuri ikintu yaravuze ni ikintu kiri very very crucial. Ngiye vraiment mu hantu maze kugera mu Rwanda ukera ahantu ukabona umuntu uramugurira afite isesemi amerewe nabi kandi urimo uramushora so rwose kabisa ukabona ibintu bimeze sinzi so ku buryo ahantu batanga serivisi y'abantu bacuruza ibintu bagizemo customer service gatoya